ibikorwa remezo bisigaje kubakwa, imihanda yindi itwara umusaruro w'abaturage, ibiki byose byo urabibona ute? Ahangaha hari aho tumaze kugera, Yego. hari byinshi byubatswe, ariko rero ntitwirengagize urugendo ruracyari rurerure. Urugendo ruracyari rurerure. Genda tekereza yuko mu myaka myinshi iri imbere imari ya leta igice kinini kigomba gukomeza kikajya mu bikorwa remezo. Uko bakora imihanda y'ibitaka iriya bita feeder roads, ikaba ari ibitaka bakayitsindagira igahenda, ariko imvura iyisenya hadashize n'umwaka. Biriya bintu ntabwo bihombye igihugu kurusha ko bashyiraho kaburimbo, bashyiramo kaburimbo. Simpamya ko bihombye igihugu ko muteri nk'uko bivuga, ariko ntabwo ubikora atyo ntabwo aba atagize kugira ngo biragaragara ko afite umutima mwiza, ariko abisenya vuba. Ariko ikigaragara ni uko umuvuduko w'imihanda ikomeye iragenda yiyongera mu bwinshi, kandi no kuyisaranganya mu gihugu hose atari mu mijyi gusa. Biragaragara yuko hari icyerekezo tugomba kujyamo, ariko yifo kugikomeza kigakomeza kijya muri urwo rwego. Hanyuma uri umuhanga mu by'ubukungu, gutwara abantu n'ibintu bigira ruhare ki mu kwihuta kw'iterambere ry'ubukungu? Ubaza amasaha abantu bamara ku byapa, ijambo n'iryawe. Ugize neza kumbaza icyo kibazo, cyane ko kijyanye na politike guverinoma yatangiye gushyira mu bikorwa yo koroshya ingendo z'abaturage mu mujyi wa Kigali. Iyo wagendaga muri mujyi wa Kigali ukareba amasaha utakaza muri busho, rwose cyari ikibazo kirekire. Buriya rero transport ni serivisi igira uruhare rukomeye cyane muri competitiveness ya ekonomi y'igihugu, kuko nta gikorwa na kimwe cy'ubucuruzi kidakoresha transport mu mafaranga gishora kugira ngo gishobore kugira icyo gisarura. Ari transport y'ibintu, ari transport y'abakozi, ari transport y'abantu muri rusange. Urumva rero transport ishoboye koroha, abantu ntibayitakazeho igihe, kandi n'ibiciro byayo bikagenda bifite aho bigana, byanze bikunze bigira ingaruka nziza mu gushyigikira umuvuduko w'iterambere ry'igihugu. Kuko abantu bari mu bucuruzi biraborohera gukora ubucuruzi kubera serivisi za transport zateye imbere. Ibyo ngibyo nta kubishidikanyaho. Ari imvugo y'Abongereza ivuga ngo time is money. Wayisobanura abakurikiye One Nation Radio. Igihe ni amafaranga, kuko hari abantu bumva yuko rwose kugenda kicarira ahantu akamara amasaha n'amasaha ntacyo bitwaye. Time is money cyo ni concept irenze gusa ibya transport. Ni concept irenze ibya transport, kuko ntekereza yuko hari ibindi bintu byinshi cyane ushobora gusanga abanyarwanda batakazaho igihe, mu by'ukuri bagatakaza n'amafaranga. Hari ibijyanye n'umuco, imikorere, imibereho. Ntabwo nabivuga kugira ngo birondogore, ariko efficiency ya economy ijyana n'ikintu cyitwa productivité ya main d'œuvre. Abakozi baratanga umusaruro. Productivité ya main d'œuvre buriya ndaza no kukigeraho kuri vision yo guteza imbere inganda mu Rwanda, nubwo hari aho tugeze. Buriya iyo ugereranije, ndibuka nkiri muri minisiteri y'ubucuruzi twajyaga tubibara tugasanga u Rwanda rwari mu bihugu byo mu karere wasangaga coût ya main d'œuvre par unité de production c'était le plus élevé. C'était le plus élevé. Atari uko umushahara umukozi ahembwa uri hejuru, ahubwo umusaruro umuturukaho ungana iki, nubwo amafaranga ahembwa ari makeya. Nubwo amafaranga ahembwa ari makeya. Aho rero niho mu by'ukuri usanga bihura na kiriya kintu time is money. Hari ibigo ushobora kugenda ukageramo ugasanga abakozi baraho barakorera umuntu barabahemba, ariko wareba imyitwarire yabo ku kazi n'ibiki byose ugasanga ntabwo bashishikaye kumva yuko
uwo muntu wabahaye akazi nawe afite inyungu kugira ngo umurimo bamukorera umuteze imbere. Ugasanga ibintu bashobora gukora mu gihe cy'amasaha 2-3 bamaze n'iminsi 3 batarabikora, hari nta cyabuze. Aho ngaho ni ikibazo kigomba gukomeza kugenda gikangurirwa abanyarwanda, ariko productivity ya main d'oeuvre, ariko akenshi hariho n'igihera ishobora no guturuka ku bumenyi, amahugurwa make, amashuri make. Aho ngaho rwose nicyo nari ngiye kuvuga, gushora imari muri productivity ya main d'oeuvre ni inkingi ikomeye tugomba kurushaho kubaka muri iyi vision turimo y'iterambere ry'ibihe bizaza. Ubushobozi bw'abakozi akenshi hari igihe abantu bibwira yuko buzaturuka gusa mu mashuri. Ubushobozi ntabwo buturuka mu mashuri. Ubushobozi ntabwo buturuka mu mashuri. Buriya iyo urebye nk'igihugu cy'Ubudage, nicyo njya nkunda kwireferaho iyo tuganira, uzi yuko igihugu cy'Ubudage muri Europe buriya nicyo gihugu cyazamuye productivity kurusha ibindi bihugu byose. Iyo urebye buriya amasosiyete y'ubucuruzi y'Abadage niyo afite amashuri menshi yigisha abakozi mu rwego rwa formation professionnelle. Bagashoramo amafaranga nk'ayo bashora mu nyubako cyangwa se mu kugura mu mashini. Ibyo ngibyo ubu ngubu kugira ngo uzabibwire abacuruzi bo mu Rwanda, hari abatangiye kubyumva, ariko biracyari urugendo rurerure. Ndibuka nkiri muri Beneri najyaga ngerageza kuganira n'amabanki, nkababwira ariko ko mufite amafaranga, kuki mudashora amafaranga mu kongera ubumenyi bw'abakozi banyu? Uzi icyo bansubizaga? Baransubizaga ati nyakubahwa guverineri, ikibazo dufite, urafata abakozi 5 ukabashoramo amafaranga, ukabohereza muri mu mabanki meri yacu, bakiga bakamenya uko ibintu bigomba gukorwa n'ibiki byose. Iyo bageze hano bagarutse, mugenzi wacu utaragize icyo akora arabatwara, umushahara namuhembaga akongeraho 20%. Umukozi nkamubara. Ibyo ngibyo byaduciye intege kugira ngo dukomeze izo gahunda zo kugenda duforuma abantu. Urumva? Ariko rero ntabwo icyo ngicyo ntabwo cyagombye guca intege ngo abantu batakaze burundu uwo muyoboro, kuko amabanki y'ubucuruzi ndetse no mu zindi nzego z'ubukungu, abacuruzi, ibigo bikomeye biri kumwe bigomba noneho gufatanya, sibyo? Bikagira za porogaramu zo kongera ubumenyi. Hari n'ibyimana stage maze bikimana academic internships. Urumva? Aho ngaho ndatekereza yuko ni gap tugifite mu mikorere yacu. Aho abacuruzi, ibigo bikomeye byagombye kugira uruhare rufatika muri formation professionnelle kugira ngo bongere umusaruro w'umukozi, bishingiye ku bumenyi, ku myumvire no ku bushobozi bamuha, kugira ngo ashobore gukora. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, ubu turakivuga gutyo, ariko niyo base ituma, urabona nk'ubu ngubu inganda z'u Rwanda, umuntu yagira ngo zimaze gufata umuvuduko mwiza, zateye imbere, ariko aho zigeze ubu ngubu, ihangana ubushobozi bwo zifite bwo guhangana n'ibicuruzwa bisa n'ibyo bakora biturutse hanze. Kuko u Rwanda ni isoko rifunguye, ntabwo guverinoma y'u Rwanda izabuza abacuruzi kujya kuzana imyenda mu Bushinwa, muri Turiki, cyangwa se kujya kuzana n'ibindi bicuruzwa, ibikoresho byo mu bwubatsi, nubwo dufite inganda zatangiye kubikora. Inshingano ya mbere na strategy, ingamba za mbere leta igomba gufatanya n'abo bacuruzi, ni ugushaka ubuntu bongera competitiveness y'izo nganda. Competitiveness y'izo nganda irimo ibintu byinshi. Icya mbere nicyo navuze, ni ikijyanye na productivity ya main d'oeuvre. Icyo rwose ni kimwe cy'ingenzi, abakozi bashoboye kandi bashobotse. Ariko rero hari n'ibindi byinshi. Niba twageze kubirebana n'inganda, ko hari izo ubona noneho zisondeka products zazo zikaba ari ibintu rwose bijajaritse, kandi ukabona ko bisa nk'aho ari ubushake bwa ba nyir'inganda.
ariko se ubwo ngubwo umunyenganda ukora atyo we viziyo ye ni iyi, arumva azakomeza kubaho? yari nizo baherutse gufunga zazegaga ibintu by'ibinyobwa. Biriya ndumva biriya ntawe yadutera igihe, ntabwo twabiheraho ko muri reference tuvuge ngo hakwiye gukorwa iki, kuko biriya ni derapage complètement. Umuntu wese ushinga uruganda ntekereza yuko viziyo aba afite n'icyerekezo ni ukugenda yagura ku buryo bushoboka isoko rye, atari mu Rwanda gusa, no mu mahanga. No mu mahanga, kuko buriya urebye inganda nyinshi zigenda zishingwa hano mu Rwanda, abenshi ntabwo bareba isoko ry'u Rwanda, bareba isoko rya Eastern DRC. Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uburundi butarafunga imipaka, buriya hari n'izo nganda zari zifite isoko rinini cyane mu Burundi, ariko rizagaruka ririya ntabwo ntekereza ko ari Burundi. Ariko urumva kugira ngo izi nganda dufite zizakure, bizashingira yuko ziba more and more competitive, kugira ngo ibicuruzwa zigeza ku isoko ari mu gaciro n'ubwiza bwabyo zihangane n'ibicuruzwa biva ku isoko bituruka hanze. Aha rero niho ntekereza muri buri rwego rw'ubukungu abacuruzi barimo bagomba kwicara bagatekerereza hamwe, noneho bakareba leta yabafasha iki, leta yabafasha iki kugira ngo barusheho kuba more competitive. Yego, ufashe nk'abari muri agro industry ni urugero mfashe, hari byinshi byakorwa kugira ngo competitivity y'ibicuruzwa bishingiye ku musaruro uturuka mu buhinzi byiyongere. Ubu bidahari kubera imbogamizi nyinshi bafite, kubera yuko nka value chain ya agribusiness itarubakwa ku buryo buhagije kugira ngo usange umuhinzi, umuntu ukora transport, ufite uruganda, noneho n'ubicuruza ku isoko ari mu Rwanda ndetse no mu mahanga bakore nk'umuntu umwe, bafite umuntu ubahuza, noneho bagakorana. Yego, you see, ubwo nibwo buryo bwo kongera competitiveness, ni ukubaka icyo bita value chain, uruhererekane nyongera agaciro. Ni ikintu cy'ingenzi ubu nacyo kigezweho ari ku isi, ari no muri Afurika, burya no mu rwego rw'isoko rusange rya Afurika, Continental Free Trade Area. Focus ubu ngubu ni ukureba value chain twakwibandaho zishobora koko kuba ishingiro ry'iterambere ry'inganda muri Afurika. Nizihe natwe uwo murimo mu Rwanda turacyawufite, wo kureba neza izi nganda ziri kwimajinga ni muri za secteurs zihe, noneho izo twafasha mu kongera uburyo zihangana n'ibicuruzwa biva mu bihugu byo hanze, dushingiye kubaka urwo ruhererekane, value chain industry. Hanyuma icyo ni ikintu gikomeye cyane for the future. Honorable, mukiri ministre w'ubucuruzi n'inganda, nirihe tafari mwishimira mwashyize ku iterambere ry'inganda mu Rwanda? Made in Rwanda. Made in Rwanda. Made in Rwanda rwose, ntabwo ariyo nahinduye, ari politiki ya guverinoma, ariko nagize uruhare cyane rukomeye mu kwisobanurira abaturage no kuyumvisha ko bayumva se nk'imyenda, bayumva nk'imyambaro. Ubundi yatangiye cyane dutekereza inganda zikora imyenda, ariko buriya muri strategy ingamba twateguye yo guteza imbere Made in Rwanda yarimo inganda, inzego z'ubukungu nyinshi, inganda twegereye tukareba tugasanga zikurikije principles no kuzifasha kugira ngo muri logique ya Made in Rwanda ibicuruzwa byinshi twakuraga mu mahanga bishobore burushaho gukorerwa mu Rwanda. Twasanze mu gihe kitari kirekire byaratumaga igihugu gishobora kubika amafaranga arenga miliyoni 450 z'amadolari kuri balance sheet ya trade balance. Mu nzego z'ubukungu nyinshi zitandukanye. Ubu rero icyiza nuko Made in Rwanda kamemu abanyarwanda bamaze kuyumva, nubwo bagifite ibibazo binyuranye kugira ngo bakomeze bahangane nayo. Ni principe leta igenderaho, abacuruzi bagenderaho, ndetse na henshi iyo bashaka kuganira na leta hari igihe bayivuga
bati twebwe rwose turi muri logique ya made in Rwanda ariko mudufashe dufite imbogamizi nizi kugira ngo turebe ukuntu nyine twakongera ubudahangarwa n'ubwiza bw'ibintu dukora kugira ngo turusheho guhangana ku isoko. Yego. Hanyuma made in Rwanda icyo ni kimwe. Yego. Icya kabiri kamemu nta kwibagirwa buriya izi industrial zones cyangwa se free nibyo nari ngiye kuvuga. Buriya izi industrial park mu Rwanda dufite 9. Ziri industrial park zagiyeho ndi muri ministere twidentifia rwose mu bice byose binyuranye by'igihugu aho zigomba kuzubakwa. Ubutaka turabubukinga twexpropriate abaturage, noneho dutangira no gushyiramo ibikorwa remezo. Buriya kugira ngo uteze imbere urwego rw'inganda mu gihugu kinaca intege abashoramari ni ukujya mu gihugu ushaka gushyiraho uruganda ukaburaho urushyira, cyangwa se wanahabona ugasanga metero kare y'ubutaka baraguca miliyoni 100. Ugasanga biragoye. Ibyo byanya by'inganda mwagennye mubona bihagije? Ubuso burahagije? Ubuso jewe ntekereza yuko buracyahari, kuko ubu ngubu urebye sinzi niba uzizi hari industrial park, yego hari iriya special economic zone ya hano, hari industrial park yo mu Bugesera sinzi niba wari wayisura ngo urebe uko hameze, hari industrial park ya Rwamagana yo isa nkaho imaze igihe hafi no kuzura, hari industrial park iri mu Mutara donc mu Nyagatare. Yes. Yo rwose ni nini, iri ahantu hagutse kandi nta nganda nyinshi cyane zirageramo. Hari industrial park ya Huye, nayo hamaze kugeramo ibikorwa bike ariko umwanya uracyahari. Hari industrial park ya Musanze, hari mu ruganda rwa sima. Hari industrial park ya Nyabihu, hari uruganda rw'amata, buriya nayo ari industrial park twari twarahateganije. Hanyuma hari industrial park ya Muhanga, hari naho hamaze kugira ibikorwa byiza. Hari na industrial park ya Rusizi. Izo rero i Kigali hariyo tubona hari Jabana, nayo murayibara? Iyo sinyizi singiye ukubeshya. Ni hatoya ariko urimo kujya ahubwo Igahanga yo ndayizi. Igahanga mu by'ukuri ntabwo yatangijwe na Minisiteri y'Inganda ariko twaje nayo kuyifata tuyiheraho tuyo umurongo. Hagati y'ahahoze umurenge wa Jabana na Nyacyonga, iriya zone ubona ko irimo inganda. Irimo inganda nyinshi, gusa ni hatoya urebye. Nzajya kuhasura ndebe uko hameze. Icyo gusa nagira ngo nkubwire, buriya jewe ndi muri Minisiteri y'Ubucuruzi nari mfite objectif yuko kugira ngo dukurure abashoramari mu nganda mu Rwanda, kimwe mu bushobozi bwa guverinoma twafata, kuko ubwo butaka ni ubwacu twarabuguze. Gukoramo imihanda, kugezamo ibikorwa remezo bishobora kugenda buri gihe muri budget y'imari ya leta hakajyamo amafaranga yo gukomeza kugenda tubitunganya. Yego. Ariko dukoreshe iyo public investment kuri metero kare y'ikibanza cy'umuntu ushaka gushora imari mu ruganda. Yewe narihaye objectif yo kutarenza $10 kuri metero kare. Kubera ari ahare 10 ahubwo nza ari 3. Rwose nari narakigize objectif kugira ngo umuntu uje non seulement mu butaka burimo ibikorwa remezo byangombwa, we asigare arwana n'amamashini, gushakisha abakozi no gushaka koko aho yashora imari mu nganda kugira ngo ashobore kubona isoko mu Rwanda cyangwa se no hanze. Yego. Yari objectif. Ariko mperutse kujya gusura parc industriel yo mu Bugesera. U Rwanda rwazanye mu mushoramari company ndumva ari y'Abahinde na Singapore yitwa Arise, ikorera mu bihugu byinshi bya Afurika. Ubu ngubu niyo ijera industrial park ya Bugesera. Mperutse kujya kubasura kugira ngo numve neza ya vision nari mfite
iyo uzanye umushoramari nk'uriya w'umunyamahanga kugira ngo ajere parike industrielle nk'iriya iracyari viable, iracyafite ubuzima, iracyahumeka. kuko naramubajije ndetse ubu ngubu abantu bashora imari bashinga inganda hano mu Bugesera metero kare y'ubutaka mubagurisha angahe? Arambwira ngo ni amadolari 40. Ndetse ayo madolari 40 ni leta yayashyizeho? No, bati kuko twebwe turi ikigo cyigenga ariko leta ifitemo imigabane, dufitemo 60%, leta ifitemo 40%, twebwe turi ikigo private, dushaka amafaranga tugaheraho leta yageze, tugakomeza tukubaka imihanda n'ibiti byose, tugafasha abantu, tugomba kunguka. So simbirwanya, ariko nasanze bihabanye, nasanze icyo kintu gihabanye n'iyo vision twari dufite, kuko hari abanyenganda b'abanyarwanda bakeya naganiriye nabo bubatseho n'inganda, bambwira yuko iyi iri mu mbogamizi za mbere bafite. Yes. Kandi y'amafaranga iri mu mbogamizi za mbere bafite. Urebye ku y'ubutaka muri ya industrial park ya Bugesera, hari abashoramari b'abanyarwanda bake cyane bashobora kuhigondera. Ubwo n'abanyamahanga nabo bazaza bigura intege, kwa guhanga imirimo bigende bigura intege, imisoro gutyo gutyo. Icyo kibazo rwose nakiganiriye n'abayobozi bamwe muri iyi minsi kugira ngo numve neza, kuko ifo kubireba neza. Yego u Rwanda kubera ibyiza byinshi na environnement yo gukora business twashyizeho ikurura abashoramari irahari. Hari abashobora kuza n'ubwo ubutaka buhenze bakemera bakabugura bakajya, ariko ifo no kureba abanyarwanda se bafite ubushobozi buringaniye, turi kubafasha kugira ngo nabo binjire koko muri urwo rwego rw'inganda, tuborohereje ibiciro by'ubutaka nk'uko twari twarabishyize mu ngamba. Barakoze. Kugira ngo tutabutwara igihe kinini, Honorable François Kanimba, reka turebe noneho igihe mwari muri Benin. Nirihe tafari iyo musubije amaso inyuma mwishimira ko mwashyize ku iterambere ry'imari mu Rwanda? Ariko icyo kibazo sinzi niba wakurikiye ikiganiro nacishije kuri RBA. Nakurikiyeho igice gitoya. Password. Yego. Rwose kugira ngo uzagisobanukirwe neza, wumve igisubizo neza, icyo kiganiro nushaka ndanakikohereza, ndagifite kuri telefone. Duhe natwe kuri One Nation Radio. Ariko navuze ibintu bitatu. Yego. Icya mbere ni ukubaka isoko ry'ivunjisha, isoko ry'amadovize mu Rwanda. Tukavurura imikorere yari isanzweho, abantu bakumva yuko amadovize atari aya leta, amadovize n'ay'abaturage, bakora ibishoboka byose kugira ngo bayabone, bayinjize mu gihugu. Ntabwo byaba byumvikana yuko nahinga nkeza avoka nkazijyana Dubai nkabona amadolari, nayazana ukambuza kuyashyira kuri konti yanjye ngo ninyakenera nzayakoresha uko mbyumva. Kera twari dufite abantu nk'abo bajyana ibintu mu mahanga, ariko bayazana nyuma kugira ngo bazajye kuyasaba muri Benin bagiye guhaha bakayabimba. Urumva yari imbogamizi ikomeye cyane. Amadovize ntabwo ari aya leta, amadovize n'ay'abaturage. Nicyo twakoresheje kugira ngo twemerere abanyarwanda kugira amadovize, amakonti yabo andovize. Ibyo byatumye abacuruzi benshi bakomeye bo mu Rwanda bose bacuruzaga amafaranga yabo bayabika hanze, kubera yuko bari bazi yuko nibakenera amadovize kujya kuyasaba muri Benin bayabone, ahabwa abantu ku buryo budafite umurongo ugaragara. Corruption, irondakoko, ubusumbane. Icyo mwari mwana kidusobanuriye. Icyo ngicyo nicyo rwose ntekereza nubatse, cyahaye fondasiyo ikomeye cyane système financier uko mubona iri gutera imbere hano mu Rwanda. Icya kabiri ni ugusubiza amabanki y'ubucuruzi ireme. Nageze muri Benin, amabanki y'ubucuruzi yose yo mu Rwanda arimo asenyuka rwose. Habaye aho abagabo n'imbaraga zikomeye cyane kugira ngo imicungire y'amabanki igaruke ku murongo. Wasangaga mu myaka ya za 2003 inguzanyo amabanki yatanze ziri hanze mu baturage atishyurwa arenga 40%. Banki zarambuwe karabaye. Kandi rero banki iyo yatangiye kugira inguzanyo zitagaruka zirenze 5%, ntabwo ibi kiri igisubizo ku baturage, ahubwo igiye kuba ikibazo ku gihugu.
yes. Ubwo hari byinshi byakozwe simbivuga byose, ariko navuye muri beneri igipimo twarakimanuye kize kuri 7%. Abansimbuye bakomeje kuri uwo muvuduko, ubu ngubu kiri munsi ya 3%. Bravo. Ibigo rero mubona hano nubwo bitara muri pari raporo ya biriya navuze bijyanye na financial deepening, bigifite ibyo bigomba gukora kugira ngo bifashe u Rwanda gukomeza gutera imbere, ariko birakomeye, bifite ubuzima bituma n'abanyarwanda babiyoboka bumva bafite icyizere cyuko amafaranga bababitsa atari kugwa mu muriro. Icyo nicyo cya kabiri. Icya gatatu ni gahunda yo gushyiraho imirenge sako, kugira ngo turebe ukuntu abanyarwanda benshi mu giturage barushaho kugera kuri serivisi z'imari kandi zizewe ziri mu bigo by'imari bigenzurwa na Banki Nkuru y'u Rwanda. Imirenge sako burya nayitangiye muri 2009, ariko nakubwiye vision nari mfite nuko nimara gukomera mu mirenge tuzayihuriza hamwe mu rwego rw'uturere ndetse no mu rwego rw'igihugu, noneho zikagira banki y'ubucuruzi zishamikiyeho zose, noneho umuntu uri mu murenge sako, umurenge ahariho hose mu gihugu agashobora kuba yacuruzanya cyangwa se akoherezanya amafaranga n'undi mu murenge sako aho ariho hose mu gihugu. Iyo niyo vision, kandi ndatekereza yuko beneri ari ikigenderaho. Ntabwo birarangira neza, ariko biri mu nzira. Ibyo ni ibintu bitatu numva nishimira, kuko bifite aho bihuriye na fondasiyo ya financial sector turi kubona. Murakoze cyane. Reka tujye ku bibazo byanyu bwite bigufi, babyita personal questions. Yego. Kanimba ko ari umuhanga cyane, Kanimba yize hiye? Ibintu bihora bigaruka. Yewe iwacu ni ku Gikongo, cyahoze cyitwa intara ya Gikongoro, yari prefecture. Ubu ni akarere ka Nyamagabe, niho navukiye. Nize amashuri abanza ku Kigeme. Ku Kigeme hari paruwase ya Eglise Anglicane yari ifite amashuri, niho nize yewe ndi umuporoso wo muri Eglise Anglicane. Yego. Niho narerewe. Sogonderi nayize ahantu hitwa Irunyombyi muri Nshiri. Ni hafi y'ishyamba? Ni hafi, ni ku mupaka w'u Burundi, muri Nyaruguru hiri. Warenze rwa ruganda rw'icyayi rw'amata? Warenze Mata, warenze ku Mubuga na biriya bitaro byo ku Mubuga, ukagera ahantu umusozi witwa Nshororo, ukambuka hakurya rwose. Ni ku mupaka w'u Burundi. Waritsindiye cya leta? Yes, naritsindiye, ariko rero kubera uko amashuri yari ateye kuri iki gihe, narabivuze mu kiganiro natanze kuri radio, nari umuhanga, nari nzi imibare cyane. Mu rwego rw'intara twajyaga dukora konkuru nkaba uwa mbere nkiri muri primaire, ariko kugira ngo nzave muri siziye mujye muri secondaire byantwaye imyaka 3. Uwa mbere sinemerewe, ndadubura, uwa kabiri sinemererwa, noneho ncika intege, mvuga ko ibyo kwiga mbivuyemo. Wari umubyeyi wanjye aranga, aragenda anegosiya n'abarimu. Icyo gihe na leta yari yakuyeho politike y'uko hari umwana ushobora kwiga imyaka 3 mu wa gatandatu. Iyo mu myaka 2 utemererwaga waratahaga. Nanjye nari nafashe icyemezo cyo gutaha rwose, namaze kubyemeza, natangiye ubucuruzi, nteka imigati, notsa imigati, nkajya mu isoko nkacuruza imigati, nkunguka, nkagura amasaka. Nari umucuruzi ukomeye ku buryo banambwira yuko noneho nemerewe. Nibajije ukuntu ngiye gutakaza ubucuruzi, nabonaga bufite vision ngo ngiye kwiga, ariko kubera yuko byari byaraharaniwe na papa wanjye, naragiye ngiye. Ubwo waragejeje imyaka ingahe aho ubucuruzi bwari bwakuryoheye? Umva kurangiza primaire, ubu nari mu myaka ya za 12 13. Ndangije Irunyombyi nahize ibyo bitaga tronc commun imyaka 3 ya mbere, noneho mvuyeyo njya muri humanité scientifique, humanité moderne yari Nyanza. Niho nize section scientifique, maths, physique, chimie, biologie. Mvuyeyo nkora concours yo kwinjira mu kigo cya économie na statistique cyahuzaga ibihugu byo muri Afurika, byari bihuye mu muryango witwaga OCAM. Cyari gifite icyicaro hano mu Rwanda hari Imburabuturo, cyitwaga IAMUSEA, Institut Africain Mauricien de Statistique et d'Économie Appliquée. Mpigamo imyaka 3. Nyirangije noneho nkora concours yo kujya mu cyiciro cya mbere
cya bene ayo mashuri yigisha abantu b'inzobere mu bintu bya statistique na ekonomi cyari i Paris mu Bufaransa. Nigayo naho imyaka 3. Narangije yo mu mwaka w'2083 ndaza mpita njya gukora muri Minisiteri y'Imigambi. Nabanje kuba umwarimu muri university. Yego. Nabanje kuba umwarimu muri university hanyuma i Butare. Nari professeur ariko ntari permanent, ntanga amasomo di visiteur. Ariko kuko nahise ntangira n'akazi muri Minisiteri y'Imigambi ya leta muri 1984. Kuva muri 1984 kugeza muri 1995 nari umukozi wa Minisiteri y'Imigambi ya leta. Aho mviriye muri Minisiteri y'Imigambi ya leta muri 1995 juste gouvernement nshya ikijyaho, nabanje gukorana n'uwayoboraga Minisiteri y'Imigambi ya leta igihe gito, hanyuma nza gusaba uburenganzira njya gukora muri Banque Mondiale. Ndi chief economist w'ishami rya Banque Mondiale ryakoreraga mu Rwanda. Ntabwo navuye i Kigali, nagumye hano nkora y'imyaka 5 kuva mu mwaka muri 1995 kugera mu mwaka w'2000. Mu mwaka w'2000 rero nibwo naje muri Beneri, gouvernement irabinsaba yuko nagaruka nkinjira mu nzego za leta mu rwego rwo hejuru. Perezida Kagame icyo gihe ndibuka ko yantumyeho abantu ariko n'ubundi ndi no muri Banque Mondiale twajyaga tujya kumusura ndi kumwe n'abakozi muri Banque Mondiale. Buri gihe akababwira ati ariko uwo muntu mwantwaye ntabwo byemeye nubwo mumbwira yuko naho ari gukorera u Rwanda ati tuzabigarukaho. Bose yantumyeho abantu nuko ndagaruka nshinga umwanya wa deputy governor. Ariko uwari governor icyo gihe ari Mutemberezi François, arangije tamuye nanjye mpita mba governor. Ndumva guhera ibindi byose governor imyaka ingahe? Namaze muri Beneri imyaka 11. Myinshi. Myinshi kabisa. Narangije manda ya mbere y'imyaka 7, bampi ya kabiri bayikatira hagati mazemo nk'imyaka 3. Ubu none uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko wakoreye no muri CAC? Mvuye muri Minisiteri y'Imigambi ya leta plutôt y'ubucuruzi n'inganda. Buriya muri 2017 nyuma y'amatora ntabwo nagarutse muri gouvernement. By'amahire binahuza yuko nari ngejeje ku myaka 60 yemewe kugira ngo umuntu afate pension. Buriya natangiye gufata pension yanjye icyo gihe. Byahise bihura rwose, ntangira ndumva twarajyaga duhura ndi hano kuva muri 17 kugeza mwaka wa 2020. Abanyamakuru bakomeje kujya bansangaga hano hejuru, niho nabaga nari mfite office muri ibi. Yego. Ariko nkorana n'ibigo byigenga nkabagira inama. Nari naratangiye nanjye kugerageza za activities zimwe na zimwe muri agri business. Hari byo nagiyemo byo kugerageza guhinga ibirayi, ingano muri Nyamagabe, ntibyampira cyane. Nuko mu mwaka w'2020 Ministre Biruta yari Ministre des Affaires étrangères. Icyo gihe u Rwanda rwari muri CAC, rwaragarutsemo muri 2015. Umuryango abona rero icyo gihe CAC yari imaze kuvugururwa mu mikorere no mu micungire. Icyitwaga Secretariat General cyaravuyeho, noneho bashyiraho komisiyo igomba kuyiyobora igizwe na President, Vice President n'abakomiseri 5. Muri abo bakomiseri rero harimo umukomiseri ushinzwe isoko rusange, iterambere ry'ubukungu n'imari, Common Market, Economic, Monetary and Financial Affairs. Yes. Rwose Biruta arareba arambwira ati iyo urebye profile y'uyu mwanya ntabwo ntekereza yuko hari ushobora kugutsinda. Ati turashaka gutanga candidature yawe. Musumba nyakubahwa Minisitiri, ibyo bintu nabyanga. Candidature yanjye u Rwanda rurayitanga. Ndagenda mpiganwa n'abandi bakandida baturutse mu bindi bihugu kuri uwo mwanya. Ndumva hari abakandida barenze 7, ariko nyine akanama kigenga kakoraga evaluation ya za CV babonye n'abakandida basanga ndi uwa mbere. Yes, wabasize wawe wa kabiri kuri jewe namurushije amanota 30. Nibyo ndagenda mbikoramo imyaka 5 none manda yanjye, kuko bivuga yuko abo bakomiseri muri komisiyo nshya
bamara imyaka 5 itari renewable. Ntabwo yongezwa. Okay. Nuko natashye mu mpera z'ukwezi kwa munani. Ukaba wibere mu kiruhuko cy'izabukuru. Ubu ukora iki muri icyo kiruhuko cyawe cy'izabukuru? Bon, sinavuga ngo ntacyo nkora, urabona ibyo nkora ni nk'ibi. Abanyamakuru mwarambonye. Mwirirwa mumpamagara, nanjye biranshimisha iyo nje tukaganira gerageza kubaha uwo musanzu w'ibitekerezo mfite n'ibyo nakozemo. Ariko ubwo ndi muri CEAC kamemo mfite umushinga ndi kubaka hakurya ahangaha ku Kacyiru. Hari amafaranga nashoboye gukorera aho ngaho bakomiseri twahembwaga neza n'ibiki byose nayashoye muri uwo mushinga. Umushinga w'ubwubatsi. Ubu hari aho ugeze ndi kubaka building ya za apartment. Okay. Iyo tuzayikwamamariza ubona abapangaye. So waho byari bigeze ndi kunegosiya credit muri banki kugira ngo nshobore kubirangiza ko ntabwo mfite amafaranga yo kubirangiza. Banki se ko wazifashije gutera imbere rero muri iyi minsi nicyo mpugiyeho cyane. Yego. Ugizemo ugakora siporo? Ejo naguze igare mpirota iwanjye rwose, buri munsi ngomba kurijyaho isaha nkagenda kugira ngo nshobore kugumana ubusore. Muba wicaye burya niba hari ikintu ciciye abantu bagiye muri retraite ni ukuva mu gitondo wicaye bakageza nimugoroba wicaye, ni bibi cyane ku buzima. Nkora na marishe tutazantanya ngenda nkajya hariya kuri ya tapi vert yo kuri golf nkagenda. Nicyo kiri gutuma ugenda usubira ibusore. Si. Yego. Good. Imirire? Ndya neza mfite regime. Bon, kuva muri 2005 mfite indwara ya diabete. Aribo abantu benshi bambona ntibashobora kubikeka. Kuko kuva icyo gihe mfata imiti, ariko cyane nafashe regime alimentaire abanganga bangiriyemo inama, ku buryo ni nacyo gituma rwose narashoboye kuyistabilizinga ntubone isukari ntikirenga aho wayishyize. Ndayikontona igirenga ibipimo gatoya, ariko bikagaruka mu murongo vuba. Yo nayibonye nkamenya uko na adjustinga ibyo ndya birakunda. Ubwo isukari baye imbuto muri regime yanjye byose birimo, ariko rero birapimye. Hari ikipe se ya football ufana? Yenda bwiye abantu ufana Amagaju yo mu Bufundo. Mfana Amagaju rwose, byo birumvikana. Meya aherutse kumpamagara ansaba umusanzu ndawutanga mu Magaju, ariko ntabwo navuga yuko ndi umufani w'Amagaju ukomeye mu ikipe. Ahubwo twiga i Nyanza nari mfite umwarimu wanyigishaga imibare yari umufana ukomeye cyane wa ikipe ya Rayon Sport, kuko Rayon Sport buriya niho yavukiye, niho yakuriye. Kera Rayon Sport igeze gutwara coupe nationale imyaka 3 yikurikiranya. Muri iyo myaka yacu twiga i Nyanza, abantu bose bigishijwe n'umwarimu twize i Nyanza, twese twari abafana ba Rayon Sport. Ibyo rero byangumyemo. N'ubu ngubu ifite intege nkeya birambabaza. Ariko yatsinze ndishimye. I Burayi ufana yihe? I Burayi hari nyinshi nkunda gufana, ariko cyane buriya nakundaga Liverpool, azira za Paris Saint-Germain na ziriya zo muri Espagne, Barcelona. Wigewe i Burayi mfana iyo igezweho, ubona iri gutanga icyizere yo kurusha izindi, ndayikurikira. Ntabwo mvuga ngo fana Arsenal rero dore iri mu bihe byiza. Fana Arsenal iri mu bihe byiza, ariko fana Liverpool kumva ngo fana Arsenal iyo yakinnye ubu ntabwo nkisi w'umupira kuko iri kwitwara neza. Wewe no gushyigikiranya kubaha Perezida wa Repubulika cyane, ibyo nabyo birumvikana. So ikindi nashakaga kukubaza ni kirebana n'iki, ujya mu materaniro? Materaniro ni cyo ushaka kuvuga? Y'abakoso. Gihe uriya ndi fondateri wa EAR Kacyiru, Eglise Episcopale, urusengero dufite hariya Kacyiru munsi ya, urahabona ahantu umanutse kuri za ministeri uvuye kuri Rompwe ugiye gukata kugira ngo ukomeze imbere ya polisi, hari urusengero ruri munsi y'umuhanda. Je suis parmi les membres fondateurs barushinze.
na n'ubu ngubu ku cyumweru niho njya gusengera. Abaporoso bakwigishije mu mashuri abanza warabituye. Ni umuporoso, ariko igitangaje umugore wanjye ni umunyakaturika, nashyingiwe na musenyeri witwaga Blaise Forestier Butare. Icyo gihe nasinyiye yuko kugira ngo anshyingire abana banjye bose bagomba kuzaba abakatolika. Iwanjye mu rugo nijye muporoso jyenyine, abandi bose n'abakatolika. Kandi barabyishimiye? Nta kibazo. Rimwe na rimwe hari igihe njya mbaherekeza nkajya mu misa. Ubwo n'amasakaramentu urayabahesha? Nabo hari igihe bajya bamperekeza bakaza gusengera iwacu, nta problem. Ufite abuzukuru? Oya, amarerezo umwana wanjye mukuru yabaye n'umukobwa aba mu rugo, ariko umusaza bumukurikira arimo kwitegura gushaka, yararambiranye, maze iminsi mutonganya. Akora muri Radiant. Ndatekereza yuko maybe mu gihe cy'umwaka ashobora gushinga urugo. Abandi baracyari batoya, bazakurikiraho. Sinzi niba narabyumvise ari ibihuha se mbizi ngo wigeze kuvuga uti njyewe nta butunzi bukomeye mfite usibye inzu ntoya mfite Nyamagabe. Ariko ibyo bintu ni abanyamakuru mubyiyandikira. Nka kiriya kiganiro natanze kuri RBA ubushize, hari ahantu cyasohotse kuntuza kuri audio yabo ngo kuba guverineri no gukena. Hese ibi ntabwo nigeze mbabwira yuko nabaye guverineri w'umukene. Acunze amafaranga y'igihugu cyose. Ibyo ngibi ni icyo kibazo. Sinzi yuko jyewe nigeze hari aho mvuga yuko nkennye. Jyewe urumva natangiye akazi muri 1984. Umwanya wa mbere mutoya natangiyeho muri minisiteri y'imigambi ya leta, ari umwanya wa directeur ushinzwe gusesengura uburyo umugambi w'iterambere w'igihugu ugera kuri za indikateri wabaga warifishije. Uwo mwanya nkuvuyeho, hari imyanya ya directeur general, hari direction generale 3 zo muri minisiteri y'imigambi ya leta, zose naziciyeho kugeza naho mbaye directeur general wa minisiteri yose nyuma ya jenoside. Icyo gihe ministri yari Birara, na Dirikabu we yari Edith Gasana, nanjye nkaba directeur general ukordona imirimo tekinike byose ya ministeri. Ubwo ni uno mwanya icyo nakubwiraga, muri hagati ya 1990 na 1994 nibwo nubatse inzu yanjye ya mbere, na n'ubu niyo ntuyemo hariya ku Kacyiru, hano i Kigali. Ari i Kigali, ubu niyo mbamo. Noneho nyuma ya jenoside ndi muri Beneri, maze kugera muri Beneri hagati y'umwaka w'ibihumbi 2000 n'umwaka w'ibihumbi 2005, nubatse inzu i Nyamagabe, sinzi niba muyizi. Nayizi, imbere ya hotel twa Golden Monkey. Voilà. None ubwo ndakennye gute? None ubu ngubu nabo nagize amahirwe yo kubona amafaranga nyine nakuye muri CAC, ndi komiseri, nyashora muri iyo projet mfite hano y'ubwubatsi iri hano. Apartment izaba ifite inzu zingahe? 5. Okay. Amasazero ni meza, tujye tuvugishwa. Yacu ushinja Imana nacyo. En fait nari mfite ikibanza kinini, nta nubwo ariyo gusa, immeuble ya apartment ifite 5 niveaux. Haruguru ku muhanda nashyizeho n'indi block, yo ni office building ifite nive 3. Okay. Ubu ngubu nawe nshaka guheraho nkayirangiza vuba. Niyo ndi gusabira credit kugira ngo, kuko hari demande ya za office building iri hejuru cyane muri kariya gace, ku buryo nazaheraho nkasaba n'irindi deni kugira ngo ndangize niyo apartment. Yego. Twasoza. Imana nifasha uwo mushinga ukagenda neza. Oya, uzagenda neza. Ubu uzanshajisha mu mahoro. Kuganira nawe kugira ngo umuntu asoze biragora. Ntanduranije. Igimenya gusaza utanduranije cyane. Honorable François Kanimba, watubwiye hano ufite imyaka 13 baranze ko utambuka ngo ujye kwiga segonderi kandi uri umuhanga. Kuntu wabaye umucuruzi wose no kureka ubwo bucuruzi bikakugora. Ariko iyo ndebye abana bo muri iyi minsi, umwana w'imyaka 13 ntabwo igitekerezo nk'icyo cy'ishoramari, igitekerezo nk'icyo cyo guhanga imirimo kibarimo. Byagenze byishwe n'iki? Simbizi ibyo ngibyo. Urumva buriya niyo mpamvu nkunda kiriya kiganiro bari abana Moses n'uriya mukobwa bakorana cya Password, bagenda batumira abantu
nkatwe kugira ngo tugire inama urubyiruko tubahe n'ingero. Yes. Nkaho ndibuka yuko jise yuko igihe nari maze imyaka 2 mu wa gatandatu mvuga ko ntazasubira mu ishuri, natangiye kotsa imigati. Ntumbaze ngo amafaranga yo kotsa imigati wayakuye he yarangaye. Icyo nzi nuko ashobora kuba atararenze 100 y'icyo gihe. Akaba ari cyo gishoro. Ariko buri munsi w'isoko, isoko aho twajyaga mu isoko yitwaga Inzega hariya i Nyamagabe. Yes. Hamwe bajya bavuga ngo bamukubitiye hareba Inzega. Isoko ryabo kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Nta munsi w'isoko ntungukaga amafaranga 100. Ayijana nkayagura amasaka. Iwacu hariya bahingaga amasaka cyane, noneho nkasitoka. Nari mfite stock y'imifuka myinshi cyane. Mu mwaka wa gatatu baza kumbwira ko noneho nagaragaye kuri liste y'abana bazajya muri secondaire. Urumva urwo rugero nk'ubu ntabwo ikintu cyo kwishyiramo ngo ugomba igishoro. Umuntu wese washaka ikintu yakora agatangira akantu, igishoro akeneye ntabwo yacyaka ababyeyi ngo bakimwibe. Ariko niyo urebye imyaka yabo n'ubu bintu nakwita ubutesi ubona cyagora. Umuntu agera na 20 ataragira ibitekerezo nk'ibyo wari ufite ku myaka 13. Donc urumva harimo ibyo byose, ariko birashoboka ubu ngubu kamemo kubera ibibazo byo kubona akazi hanze ahangaha n'ibiki, abantu batangiye guhumuka, abantu batangiye kugerageza kwirwanaho bakoresheje ibishoboka byose. Yego. So twaganiriye neza. Mu gusoza, gira inama abayobozi bari mu nzego z'ubukungu, inzego z'imari. Si abayobozi nyirizina n'abo batekinisiye. Ubwo urwego rw'imari rwose yewe ndabona ruri ku muvuduko mwiza. Nagize uruhare mu kubaka fondation yarwo. Abansimbuye kuyobora banki nkuru n'abandi bagize uruhare mu guteza imbere urwego rw'imari, bakomeje kugenda bashingira ku byo nakoze birushaho kugira ireme. Hari ikintu gifatika cyane gukoresha ikoranabuhanga muri serivisi financier cyagaragaye guhera mu myaka ya 2005 kugeza ubu ngubu, ukabona yuko bikomeye cyane. None twafashe n'icyerekezo cy'uko u Rwanda rugomba kuba hub ya serivisi financier muri aka karere. Ngira ngo urabizi, niba utaranabimenya utaravugana nabo, iriya Kigali International Financial Center uzajye kubaganiriza wumva imigambi yawe, ubwira ibyo batekereza. Yewe ntekereza yuko kiriya cyerekezo nicyo ushingiye kuri track record u Rwanda rufite mu miyoborere myiza. Biriya bizatuma abashoramari, ibigo bifite amafaranga hirya no hino ku isi bishaka gushora amafaranga muri aka karere ka Afurika bishobora kuza bikagira icyicaro mu Rwanda, ariko bakajya bakora bafasha ibigo bito n'ibiciriritse mu bihugu byo mu karere, atari byo mu Rwanda gusa. Ibyo rero bizongere imirimo myinshi cyane ku Banyarwanda, kuko ikigo gifite icyicaro hano urumva gikoresha Abanyarwanda benshi, kandi nabo kizajya kijyana muri ibyo bihugu kugira ngo bajye gufasha ibigo bito n'ibiciriritse, abenshi hazaba harimo Abanyarwanda. Nkatekereza yuko ni ukugishyigikira, hagakorwa ibishoboka byose kugira ngo kizamuke, gikomeze gitere imbere. Ndumva ariho ejo hazaza ha secteur financier y'u Rwanda. Yego. So turabashimiye cyane, Imana ibahamugisha. Good. So bakunzi ba One Nation Radio, mwakurikiye ikiganiro twagiranye na Honorable François Kanimba. Mwamenye nk'umuyobozi wa BNRG yoboraga, mwamenye nka Ministre w'ubucuruzi n'inganda, n'ibindi byose yagiye atubwira byiza. Ntekereza ko hari amasomo muvanyemo. Ubwo turizere ko nitwongera no kumushaka kugira ngo tuganire ibindi wenda muzadutumaho, kuko mushobora kubyandika muri comments, azaduha umwanya tuganire. Mudufashe rero tumushimire. Nshimire na Peter wari kuri kamera, dushimire na Rutsobe wewe iki kiganiro. Nge nitwa Oswald Kim. Komeza kugira ibihe byiza. Bye.